Yani nibi. Ibaze iyo abagabo baza kubahereza itaka ngo bibumbira abagore. Okay. Hari abari kumara icyondo bakakimarira ku mabuno basanga bibagiye umutwe. Wagushimye harya anniversaire yawe baryari? Ntabwo njya nyikora ngiye nta nubwo nzige navuki. Simperutse kubona wiriza ngo bagusuye ubwo singiye wongo baba integre. Ntabwo ari ngewe. Washaka nkora anniversaire buri munsi ngiye buri munsi banavutse. Azo mugari umusaza nkawe ndetse wikeneye. Usi unaravutse. Kuko utangiye gutekereza kuva ku isi wese ryari. Tariki enye zo kwa 12. Ukiziza ikizi? Nkizihiza ku Imana impaye ubugingo. Cyangwa ugiye gupfa hu. Afrika ifite ibihugu bingahe gitari? Afrika haguruka ukorera Imana tugereye amahoro. Icyo byo kugira amahoro nibishyizwe abamotari umunyamaguru ntabwo ibyo bimureba. No, gira amahoro. Wakwimukiye umubyeyi sha kureba ameze nabi. Yatakishangana. Atkishangana. Mwamwishangana. Ubana kara mubyeyi. Bafatirane bari abana nabo babishyuye. Oya ahubwo yakagombye kubaha umubyeyi. Darara kuri utabyaye ahagaze. Mujye mwubaha abana baba ari ingoma nyinshi we. Oya ariko nubundi aho ngaho bashaje. Abashaje. Mbitse ubusa sanateye neza ukabona babikize muri comment. Kuri Twitter n'abavuze ngo mbega umukobwa ufite ngo umuntu uza ngo oya se udatwika yi Raila yala come to me tell it to me in front of me. Nyakanga no kwezi kwa mbere. No kwezi kwa mbere ko mwaka tuba dutangiye nyine uwo mwaka ya. Kandi nakubwiye ko iyo unywa itabi ryinshi ngikugira ikintu cy'igicu. Nese bakoje Nyakanga ngo nukwezi kwa mbere. Ukwezi kwa mbere ni Mutarama. Ni Mutarama se cyangwa wasinze. Karindwi ni Nyakanga. Ariko iyo mwe turasinda ko Mariti idasindisha wanywe. Mariti ni nakajika. None se Mariti iragusindisha bigeze aho ngaho. Zana ni inkwere. Njye bane ifite n'icyaka. Nzovuga nkuraza kandi kabazo. Uko igotomera mbazo. Akubundi mureke tuganira. Umugabo uzubwenge ufite ubwenge. Wizihiza ute birthday? Wizihiza ute isabukuru? Erega ugatanga n'amatangazo ngo ejo ni anniversaire yanjye. Ugakora na shoot ukifotoza. Ugakata na keke bakanagusiga mu maso. Umuntu ufite ubwenge uzagenda mu rugo bakaguha umwana w'umuntu ngo uzumufate umushyire mu rugo rwawe. Umva nshuti, abagabo bavukiye kuruha ntago bavukiye kwishima. Akanyanga mu mutaranda. Umwana wacyaba mutumaga icyakagenda boro kagenda ivugisha mu nzira ko yatabyibagirwa. Niki bigeze kugutuma ukatibagirwa? Kotegisi. Ni nubwo waruzi gutuma. Ngo ni mu mwaka. Fasha. Mama wawe cyangwa mushiki wawe no gutumye kotegisi. Ni indangamirwa narindiho. Indangamirwa yaragutumye. Uje kuzana iki? Kotegisi. None ugenda uvuga gute? Naragiye ngenda mbivuga ko mpageze ndabyibagirwa. Ndagenda mitobwe ngo ni mu mugati w'abakuru. Mbona barawumpaye. Ufite kano ga telefone gatoya. Akamemori card. Ikintu mbanza gushira kuri memory card. Njya hariye kumushyiraho prono zose nyinshi cyane. Kazinkira ku murongo. Ubwo ikibazo cyo kujya gutereta ubwo kiba gikemutse.
bikemukira aho ngaho kuri izo video. Niki se shaka ko numva ngo mu France ni ryaguye. Ibintu birahari pe, ariko nena ko kubibona biba bigoye. Ariko u Rwanda rusigaye rusa neza. Wari wabona se? Ahubwo uzanyibutse dutemberemo nara mu gihe utarasubira iriya. Ko marira. Vuga nyine mu gihe utarasubirayo. Jahe. Yaho mahanga aho wavuye. Itangazo, umuntu wawe ushaka akazi yatumenyesha dufite akazi. Ibyo ngibyo ahubwo tubireke. Itangazo, umuntu wawe ushaka akazi yatumenyesha dufite akazi. Ahubwo nyibwirira. Musa aracyakora Itangazo. Hava sakajya. Akazi mufite bwoko ki? Ntibanga akazi kabwirwa ko kumaze kwemera kugashaka. Aya nari mbajeje ubuse. Ukene mfite ubundi arakaze ntakora. Ndagashaka. Ikindi bisaba rero ni ukugera aho dukorera. Mukorera hese. Zana telefone ngo nimero uhamagare bakurangire. Ntabwo ushaka se ko dukeneye benshi. Ntabwo zo umuntu uri kubwira. Uya na mu Faransa Paris. Urumva wabona amafaranga muhema bagukore. Niba ari uyimbona uri kugenda n'amaguru nayabona. Anya twari kugenda n'amaguru ariko byari byose nuko ari muri quartier. Yabeshyara. Ntabwo beshye no hano hirya. Ubu nagendesha imodoka ko cyangwa uri kumara essence. Utuye hano hafi. Aho imbere metero 2. Twajya ukama amazi. Nanjye batunize ishati njya kureba ku kazi. Jesus. Gandiro dusugira ngo ntaba yafunze atwaye n'urufunguzo. Amazi muri Kigali nabo baragoye. Ubu umuntu azajya yinjira iwe ariko atashye gusa. Muri abantu b'abadiaspora nk'aba baba bahanze. Niyo basubire ugasanga batanze amakuru ku Banyarwanda twitwara. Ubu mura niyo byavugwa ntabwo byavugwa nanjye. Boss nta kibazo wowe tuhamagara. Hamagare nka ryari. Aka kanya ngo ryari turi gushaka abantu benshi. Urumva rero na cyane benshi nagira itangazo ushaka gutanga akazi. Reka shana kinyirukanza. Miliyoni yo yakwirukanza. Shatse kuvuga iki ubwo? Umuntu urakora ako kazi arahembwa miliyoni 1 y'Amanyarwanda. Shyiramo ibintu. Tereka batazagusuzugura. Abakire nk'abo basuzugura gute? Nakuri mu diaspora ariko nawe menye ko ari miliyoni ariko. Isi zirenze imwe. Wampaye. Shyiramo nimero shana ikorera akazi. Diaspora arayendeye. Urumva wanjye miliyoni ngo nuko ndi diaspora ntanakire. Bishatse kuvuga ko niyo kaba kabibi tuzaba tugahanganira. Ndi umunyarwanda full time. Karaba. Ubu byamugendekeye bite? Uko byakugendekeye. Nyera nimero shaho rekana nayo mutego. Umusoro kurwana nanjye akazi ngo usabe iki cya bitani hangeze urayamba. Ura neza nawe uteke. Abajene b'ubusinzi w'abarozi. Uzi ko mu myaka 25 atekereza inzu muri Vision City warasaze mu mutwe. Cheka niba ari suzayigo. Ubwo nguko arimo arakizungu arashaka kwigiranya nanjye umukozi w'Imana. Nanjye mereka pastor se ngana nawe ntawe tunagiraga. Kandi nari umukristo. Ibyo mukora byumvise. Uretse Bibiliya nta kindi nari. None urandiba mu gakoti keza muzira aho kavuye ati nanjye mereka warasaze. Dufite abakobwa n'abahungu basaze mu mutwe. Nawe utunga ku myaka 25 niba wara birazwe na sosava ariko niba ari ugukora humura 20 iracyari imbere yawe 50 iracyari imbere yawe. Mu bitabiriye inama bibereye kuri telefone, bamwe barandika ubutumwa bugufi, abandi bari kuri WhatsApp, abandi buri wese arasoma bitewe n'ikije muri telefone ye. Agaragara ko n'ingamba zihari ari nziza, aho hatarabasha kugera imihanda navuga nyabagendwa nk'uko tuyifuza mu mujyi wacu, ndetse byagaragaye ko hari no guteganywa uburyo yakomeza kuyigira ni byiza, ariko nanone ni ngombwa ko maintenance ihabwa agaciro, gukomeza kuyitaho kugira ngo tuzayihorane koko imeze neza. Birumvikana ko mu ngengo y'imari byateganijwe, birumvikana ko muri gahunda z'uturere n'imirenge hariho gahunda zagiye ziteganywa kugira ngo iyo mihanda ibungabungwe, ariko nibwira ko umuturage wese yagombye kugira uruhare muri maintenance y'iyo mihanda. Tukivuga ku bijyanye no guhugira kuri telefone, igisa n'igitangaje. Uyu we nubwo abandi basoma bitewe n'ikije muri telefone y'umuntu rwagati mu nama, ku myaka ye n'igikorwa yajemo, ari ikinira udukino utubakunze kwitaje dukundwa n'abana batari bake kuri telefone. Indi ndwara yari yibasiye abatari bake muri iyi nama ni indwara y'umusinziro. Uyu musinziro wafashe hafi abitabiriye inama kuva ku bato kugeza ku bashesha kanguhe, utaretse na bamwe mu rwego rwunganira inzego z'ibanze mu gucunga umutekano. Muri presentation zitaha
ndetse no nibwira ko biri mu ngamba, ariko ni byiza ko abantu bazajya babigaragarizwa no muri presentation nk'izi, tubashije kuvuga ngo kuko muri public works bari abantu dushyiramo akenshi ni abantu bari muri cya cyiciro dushaka ko kizamuka, imibereho yabo ikagera aho igera, ndetse hakaba hariho n'ingamba z'amakoperative n'ibindi byo kubafasha. Shawari huse yarapfuye. Ngiye gushutinga isende urumva? Uri Mayiriya, uyu ni Yozefu. Ngiye kubwira Yozefu urumva kutwita. Ahita atangara ukumva. Ngaho action. Okay. Mugabo mwiza. Inkuru nziza ashaka kukubwira. Yebwira mukunzi. Tuvugana kanya. Namaze kumenya ko ni. Yesu we. Hoya. Nese Yesu yari yavuka man. Gice cyo ku mubiri wawe wakoresheje kikakwinjiriza amafaranga cye kikaguha uburyo bwo kubaho. Hagati y'amaguru yanjye. Hehe? Hagati y'amaguru yanjye. Gute se wabigejeje gute? Ntabwo uri kubibona we? Ndi mwiza, nduzuye. Uruzuye? Yeah. Ntabwo uri kubibona? Ndi kubibona kabisa. Biskuri mwiza se? Yeah, abizi. Igice cyo ku mubiri wawe bikundaho. Inyuma yanjye. Inyuma yawe katuwarebe. All right, can you shake it? Oh my God! Wow! Direbe kukuntu uri. Damn. So, teta, urumva umuntu like ushaka kujya muri DM yawe ashaka kugutereta. Ni cyo kintu wamuhereza cyangwa wavuga ati ikintu nkimuhaye yakishima. Terwa n'ibyo abantu bakunda ariko ikintu kinyura abantu se si. What? Je bikora? Yeah. Hey y'all, come look at this. Timu yose abangaba nkuko mwabyumvishe kwa twatangiriye ikese ni intambara y'indaya. Mwitonde. Mwigiza abana hirya. Ibintu birakomeye. Umuntu uri kunyumva fata umwana umwigize hirya umujyane kure. Harimo amagambo y'indaya kuko turi kutiringa n'indaya. Tukumwe? So mwigize abana hirya kuko mugiye kuva ibintu bigoye mwigize abana hirya. Here we are dealing with Makuberi. So if you are here with the children, take them away. Okay, mwabegeje yo sawa. Man, uri ikigo gikobisa umva mugabanye muzagira utumva n'ubu ndamupfumbase kumva. Ariko nzagusaza usare. Bangubwira bandushiwe y'umugore ifite depression ndakubisaza. Njyewe ndakwiyamye ibyo yabishwa mu ngenzi ngana nawe ngo kuryo nguzasigira umwana wawe sinzigera nsigana umwana sinzigera muhura nawe sinzigera nkora iki. Mu gihe ushokorwa umnambariza umugabo ngo abo basweranye wowe waswerana bangahe kandi umugabo agomba guswera washaka wese. Gabanya ubwo bugambo bwawe nta muntu uzakwemera uvuga umugabo wanjye nabi umva bicu y'umucecuru ndwanira abagabo bose kara kagabo karesha n'inkono y'abatwa ntawutisha kagabo we narakubwiye ngo tuzabanaho nk'ipusi n'imbeba nta bikeneye nta kuzi nta nakwemera mu buzima bwe n'umuryango we n'ukwemera n'unakuzi. Jospi asamba agomba gusambana n'abashaka ibyo bashaka agomba guswera bashaka n'umugabo. Amplis by'urugurata ntabyo mbanze njyewe mu buzima ndimo sinahuye nabyo. Kamera mshime zavuga kagatwa karesha n'ikuna y'amabyi wabana ko kazagira amahoro gatuza. Ese Jessica akagabo kagatwa ari kuvuga nakaye? Jessica cyagiye akagabo kagari kuvuga ko bari kunuka nyine
nyine akagabo kawe kagatwa nakaye kandi ntako nzi nanjye ubwo nyine umugabo ubwo ni nk'aho avuze umugabo turi kumwe ni nk'aho wari gutuka uje umupostinga komeza uvuge komeza ushyiremo voice matanu ushushanyijeho Jessica ntajya atinzamo yamwishushanyijeho ku mugongo ubwo ni mugufi okay reka nkomeze depression nta mugabo ufite wamwako n'undi mwako Yesu Kristo akwise umwako bicara ngubwire aba umugabo wanjye yasweye ntabwo bikureba niba ushaka bijye bikurya mu gashino kuko wowe warabibonye byarakubabaje so rero njyewe mu gihe natari nziranye nawe icyo gihe yagomba guswera bashaka rero urukaza hano zosara ngo uvuga we yasweye ibyo umugabo agomba guswera bashaka ubundi ufite icyo kibazo karakabwa kawe karesha nk'inkono y'abatwa ubundi bafite akagabo nka karuka ukava muri depression ufite icyuki cyane nka papagaye nacu man arakanda kazi man siko wabyibagiwe ego nta kintu uzantwara uzavuga urwanga ruzakurenga umugabo uvuga ndamufite naba ndimo hari indaya ikuretse ariko ubwo umuntu agiye akicara kuri YouTube akavuga abagabo bose basambanye nabo imbobo ingegera wanjye kagererwa ngo Jaspi najyame ndyamaze ni umugabo azaryamana n'uwashaka ntabwo bikureba nushaka bizakurya mu gashi mugati umva bicuwe Jaspi reka ye icyabwira ko Jaspi uri guhinga atagukunda umva nta nubwo uzigeza mu buzima bwe wowe ni soni wirirwa ujya kwibara guswa mu magroupe yose ngo Jaspi yasambanye n'ahandi ese ukeka ko ibyo biba bitubwiye iki nta kintu biba bitubwiye ahubwo wowe ubu dushakiraho views rwose muvandimwe komeza yibonera ubwo bufaranga bwagufu uca kakabo kagatwa ngayo nguko mbega kabebe kiraga ngo ntago azi kuvuga cyane noneho ku bantu muje nonaha musharinga live hari undi utaruhika mwumve hari undi noneho yo urasetsa okay Jessica uyu we ninde Jessica ngose uwo ni Niki wawe ndi ubana na Fifi Niki nashanuze bureka mwumva ukuntu narushye bavuga ngo ngiye ngo ndi mubi ngo Jessica nigiri ngo Jessica aratukana ngo Jessica iyo ngiyo ugiye gukina ni ya Niki utushyiraho ni ya Shane ari gutuka Stone okay komeza twagiye reka kurya wasamye kankoboroke wa mwakuwe ko ufite telefone 21 kankoboroka nawe kakubitwe n'inkuba wa masewe reka kurya wasamye urakasamira wazarendo kurya wasamye karibwe n'iminsi cyangwa uribwe n'akagira kakumire nta kintu kintegereje ngo kuba ufite revo ya 21 reka mfe kukumboroka ntabwo ari ngo mfe gifite revo bifite ukuntu bijya bikabyagirana bikabyemba na ziriya revo wayikunigisha kayimira twa n'inkuba okay wamukurikiye ku manyoko
tumuka undi hagira undi ubwanuka gato muhe nyina hagira undi ukaba uramuvumye hagira undi urasetsa kangusetse ngutumura we Jojo tumuka nakabuno bagira ngo niye niri kuri ruzitiro sense you better go undi hagira undi kubugori ne mutumure kwicara kuri ipara nko kwicara muri primaire utegereje mwarimu uvuga gato fata inkonjo koco hagira ikindi kibwanuka cyandi kubugori nkwereke inka yanjye oya we ntari hagira ikindi kibwanuka gato sense uzaya muzanga muze kubyagira mudashobora no gutapinga skin ngo tugere ku 600 biraho muri abatinde nta muntu ushobokana no kuri riya goro ngo mukore muri riya galeri muri aho ngabarangiza ukandika no sense ugomba kubyimba nako bibyimba na munda hari ibyo yakuguriye se hari ibyo yakuguriye nyakugurirwa murunga aha zana kabebe kanitapingire gute nimwe bangi mujye mubibwira na sense biraza hana byagira bigakubita ubuzoza uri kurya karibwe na nyamunsi cyangwa uribwe n'intozi urariba nangwa nawe ushizeho uhigize umuntu uhereza ubwo bwangati ukamuhereza izo nyabarasanya zawe akadonadi na sense twagiye mushitwe hano muze mwumva itiku ndabizi ko ryo mukunda urimo kunyumva nabandi mu gikorwa cyo gufasha abantu hano mukaza kubyajyana muri 700 ariko babarozi itiku nanjye ndariba erega buranza ahantu buriya kugira ngo ugire ugomba kumenya icyo abantu bawe bakunda chef de classe kuri bitangaza bro manuraho kano kantu chef de classe wubahwe manura aka kantu wowe ejo wabaze ugomba kubagana na Jessica uraza ukamubaga kandi ndabikwemerera ko mubaga kuko bakoze ibitangaza uve kuri za nyamunsi zidakora abantu 700 nta na kimwe gishobora kugira gutya ngo gitungura abantu erega abantu b'abagabo mwabimara mwe ubundi umugabo yigaragaza ahantu hari abantu akavuga ati ngira umugabo ushafite n'ubwanwa ugakubita ikintu pa ku buryo banavuga ati dore umugabo hano iyi intasa ntabwo akaba iranga intare yakabaye yamanutse akamari muri bwebwe ibihungu bira byose nzabigurira utujipo uretse Sierra Queen wenyine nako Sierra Liza Liza niwe mugabo urahanga abandi bose ndabagurira udukanzu sense dore bigiyo bijya kajinyongero cyangwa uje mageragere utagaruka reka hina amajwi aya majwi mutega amatwi mwumvi mumaze kumva ninde uri kubaga undi ninde muntu uri kubaga undi mukanya umuntu umaze kubaga Jessica ni umuntu bita Kabebe tugiye kumva uwo bita Niki sasa nagiye kumuha nyina mutafawone kunicira ikintu kigututse cyo bita nde bita Doniya niba ari Doniya cyoka samwa kintu kire mutuke muri cya kirime cyane utuye iwe garu futseke niwe ngora karwara isepfu twagiye urumva kada bantu kuhari muhane notaka kubita umusuzi yewe reba hari ngo reka nikubitira umusuzi gasurira inguteye yantuza okay twagiye mu myuka nyuma kubitenya monse ariko se hano habaye muri twagiye okay hahiye guys noneho tumaze kumva umuntu bita Kabebe Jessica afungura mic yawe uyu Kabebe tumaze kumva ni muntu ki tumaze kumva Kabebe ari we Neri nyine wakwibye umugabo nawe yita amazina Godosti cyane niwe wakwibye umugabo ntago yanyibye umugabo barakundanye aramutwara umugabo mwabyaranye ibyaha umushinja bibiri ni ibi nibyo numvishe miremere ko yabyaye umwana usa n'uwanjye yarangiza akaza kuruka agashaka kwinjira mu bintu byose byanjye na Josport byagenze ewe yanabyinjiyemo pe anamuzana nyirabukwe turamenyana umwana baramukunda ibintu byose abicengeramo noneho kamubaza ati si bikwe naho bikureba ubyinjiramo gute noneho
akaza avuga ati njye n'uwo mwana rwose nzamwemera DNA niziba byose urabyibuka kuntu yaje kwigira mbirikanya hano kuri telefone yigira umwana mwiza so byibuka nkakubwira ati niwe inshotora akanyenzaho umva ukuntu yanutse akananukira sheri wanjye urumva ko areba wanshotoye noneho rero ikintu ngiye banziza ngo nuko ngo ngiye ngo mbivuga ngo bikamenyekana n'abantu bose ngo bikamenyekana n'isi yose of course ndi umusitari mubyumve ko ndi umusitari ikintu cyose kimbaho kigomba kumenyekana ndi umu ex wa Jay Polly gute uvuga ngo kukiga ibintu bo baranuka ngiye nkabihorera nkaza ahubwo kubasubiriza ahangaha kugira ngo n'ikindi gihe n'undi muntu atazamenyera ngaho ayo ugiye gukina ni kubana na FIFA umuntu w'umugore wubatse ubana n'umugabo yanutse ambwira ko afite urugo rurenze uretse gato uyu tumaze wow thank you Sierra so uyu tumaze gukina niwe ubana na se w'umwana wawe ibyaha bibiri icyaha cya mbere utagomba kumubabarira nuko yabyaye umwana usa n'uwawe nicyo kaza kunuka akaza no kunuka ariko icya mbere nuko yabyaye umwana usa n'uwawe gusa mugani uyu mushenzi yabyaye umwana udasa n'uwawe ko amahoro abahinda kuko yabyaye ubundi kuko yagiye kubyara umwana usa n'uwawe sense kandi wowe udasa nawe nibyo bintu bibaze nk'ubu reba Jessica nk'ubu mvuye ku ishuri nijoro bamaye cyamaye urupapuro ngomba kuzuzaho agafishi umwana yavutiyeho ko kwa muganga nkashyiraho amazina ya se nimero ze zirangamuntu na nimero za telefone n'ubu ngubu ibaze hari ibyo nabuze nimero zirangamuntu za Jospe sindi bushyire za Sadi yaragwamagaye yakubwira ko atazongera kwishyura Minerval siko yakubwiye sinashyiraho nimero ze rero ubwo na Jospe nawe sinzi nimba narazishizeho bamuhamagara umva ibibazo bari kunjyanamo ubu bamaye konfikasiyo yuko ku cyumweru nzajya mu nama y'ikigo none njye urumva ibibazo bari kunjyanamo nzabigenza gute umwana gutabura umubyeyi kandi amufite no ku kigo birirwa bamumbaza kandi sahari amafaranga ko yabonetse 250 harabura 100 nijye gufata Jose uyahawe nande ayo mafaranga wayahawe nande tugomba kugenda muri DNA bikarangira urumva n'abanyarwanda abanyarwanda baramfashije kugira ngo DNA ize binyuze kwandi nabaza kunuka ngamwe abanyarwanda ni mu ndenganure ngiye gusera pe bumbaba binyuze kwa Godfather urumva uburenganzira bw'umwana ngende gutabaza abanyarwanda mu nabare mumfashe umwana agize imyaka 5 arataka ambwira ati ku ishuri bambajije papa ku kigo baranuma papa bakama inzandiko nuzuzaho kandi sarahari ameze neza nta kibazo afite nikavukire none nge mwice se basi reka tugende ngani mumbwire mwice uyu nguyu rero mvuga ati yarapfuye banditse papuro byuko yapfuye ndabikura abantu bari kwibaza bati ni gute kubyara umwana usa n'uwawe byahindutse ikibazo basobanurire kuko bumva ko ari nk'ubusa ariko uzikusetsa umva urasekeje cyakoze umva ndakumva nkaseka nkavuga mbega kwanga umuntu si kwanga umuntu akababara yo sheri nta hantu uzigira umenya ubuzima bwanjye sheri na hamwe urumva ngiye mu boroke aho uzitabira urahazi ubundi sagurisha gute inzu iso yakuguriye ukayigurisha ukirwa uyihonga abahungu wamenya ubwenge gute wabyara abana badahuje base wamenya ubwenge gute baraba kuri tubi ntabwo bakuzi sheri reka tuza ngo dukore inama babyituze tugushyire hanze byose urumva ubundi igikwikiyoge muri gereza birirwa bishushanya ku bantu wiriza ngo kuri umukesi uri kwaka inkunga y'iki kuri umukiri kwaka inkunga y'ikira wirirwa wiriza ku ma YouTube warigize ngo ntabwo tuzi kuvuga Jessica twaje tugukorera inama sheri tuza aho ngaho tugukorera inama ubundi igikwikire cyawe ujye muri ribu ujye kutabaribu wowe rwandagaza abantu wowe ngo naryamanye n'umugabo ubu ngubu kuri ribu nibagwamagara ukaza kwitaba Sada azitaba avuga ko naryamanye nawe uvuga se ko ufite amavideo uko wari uvuga ngo ufite amavideo kutayatangara ngo uyerekane iti kuryamana n'abagabo bawe yo reka abana bagutwara abagabo kuko n'ubundi urashaje n'iminkanyari yaraje niyo mpamvu nta mugabo bagukunda sheri gusa nta muntu ugurisha isambu ngo ahirwe niyo mpamvu ugiye kwiruka ku musozi umuntu ugezeho kuri YouTube rwandagaza abantu twe nta kintu tubwishe ingende mu kurwanyisha rwiza rurenze urumva umugabo nkunda ibyo avuga byose umugabo ngira nkunda kuko yabaga hari netana regime byose arabizi urumva uwo Sadiri wagomugura ukuntu Sada dushaka tubirwe ari we bimubwira arabizi urumva
uwo nduvuga uwo nuza Joseph uvuga urabizi neza ko atari byo kuko nawe nahuriye nawe yanyandikiye turi kumwe nyine nkabikwereka uvuga kuri sheri we urabizi byose uri guhimba rero sheri nge twakusanyije amakuru yose wowe gusa guhamagare witaba nta kindi kintu gihari ubundi uze noneho ubwo bugambo uvuga uzuvugira kuri RIB uturega icyo kintu twagukoreye nako tukurega ibyo uri kudukorera. Jesus mwabyumvishe dukomeze ntidukomeze uyu ni wa kangahe ni wa kabiri undi ninde Shani undi ni asa voice zifite wazikinnye kuko wambabariye uko Shani we nuwe ndabibuka bavuga yuko Jessica buretse bavuga ko Jessica ndi umugome Jessica ndatukana Jessica ndasebanya abo bantu bose birirwa bambeshyera muri kubumva ukuntu bari kuvuga ariko banyinza sibyo ko mba ntabihorera twagiye kwa Shani we ninde rero tubwire Shani we ninde Shani ubu ngubu ni umugore wa Stone uwo mugabo wanjye nyine Stone twakundanye imyaka 4 wamporopoje akanyambika impeta bamfunga uwo Shana kamuntwara uwo niki wari uri kuntuka niwe wamuje na Stone umunsi wa mbere biramvana hari Stone hari Bizi hari Sadi yambwiye ngo ngiye kumayisa mwakundana nanze kumwereka ifoto ngo tunafata mfite na Instagram mfite na kintu kimwe ntanamubona ndaba yakusumana yabuze niyajya niyava kaguhamagara mana bayibaze ni kuki wawe yaza ryame kandi durupfu ribaze Jessica waranutse ndakwihorera reka kandi ngo nigeze ndanagusubiza ibaze nagusubije ariko jewe waranutse ndakwihorera reka ngo nagutwaye waranutse ndakwihorera reka nigeze musubiza kuko ngewe urasi ntabwo njya mubara mu bagabo rwose ibyo mbabarira pe byazajya bivuga mu bantu ngewe ntabwo nabivuga no mu bantu indi ufite igisura kimeze nk'icy'abakongomani mani uzi ko wasaze umbaze wa mukobwa mana we nyura kuri TikTok nkamugwaho kandi mana sinzi ukuntu mugwaho ngiye kumuboroka uriya mukobwa w'umuzuru muremure wagira ngo ubwo wenda gukora amaguru mani ndamugwaho muri posting kagabo ke twahazi kakabyindi kakabyi mani ndaje ni block ya beach kandi ari umwanda n'ubundi uriya ni wese shiri wanjye ni wese pe ni wese nijoro ndi gukora amaguru nabakiza riponserere zanga reka ntabwo mwayikana n'uriya ndabati njyewe Shani iriya wese rimwe basetse nubwo mbere twumvise umuvuze ibyo bintu ndabati iriya wese uriya mwanda uriya munuko njyewe wapi ntabwo bibaho never yatari none se mani ni ibisozi nyine karaga kuba mise nka boroka mani niba karamforowe nyuma mbona ibintu byako bicaho shawe ya mwana kweli ni wese kabisa akabura kiwe yakagize wese sha Jessica niba utekereza gutyo ni sawa kabisa niba utekereza gutyo ni sawa bivuye ku mutima bivuye ku mutima njyewe uriya mupetire kareka kanaramuhaze sigaye numva nanahura nawe kabisa sigaye numva n'ahantu hose yajya nahajya inzira zose namubona zituma mubona zose narazihuzwe ejo cyagiye duha umunsi murabura imana w'umunsi wa nyuma namubonye shayi iseseme yaranyishe ikirongora kiranyica igeze byo kurongora ni ibi uwo mugabo nyine nubwo yatazi kurongora asobanura kurongora ko tumurangiza ariko basi tugiye kwiruka inyuma y'imbwa imyaka yose imana uriya muhungu ni imyaka yose ni imbwa mani nta nubwo afite kuzaba umugabo reka ni imbwa rujongo namwe nzakugendana mani shampiyona nawe muzi muri Jessica wewe wemeze komara Jessica kweli umva gira vuba ukora ibyo bintu nyine n'umundi umubwiye ugenze gutyo Brazil na Jessica kabaze umugabo wanjye ko muziranye Jessica kwica Jessica witisonga gihungu ngo ndagutwarira abagabo ngo naho nagutwariye shampiyona ngari mushiri wawe Jessica wabeshye kweli kandi wumva shampiyona ntamakuzi nawe so Jessica urukumva rero ko Shani we ni indyarya Shani ntabwo ajya agira
Shani we yishakira abagabo nta kindi ashaka. Ndumva tutari buze kumutinda aho twakomeje. Jessica vayo. Godfa ikibazo Shani yatwaye uwo stone ngo Jessica afunze. Urumva nyine n'uburyarya Jewe mfite ubwoba ko no mu diaspora bari mfite ubwoba ko no mu diaspora bazamumutwara. Ntago muri kubibona mwebwe. Uyu mu diaspora se bamutwaye abaroko, uyu mu diaspora baraza kumureka. Mero yarajya yohereza nyine ibi bintu biri kubera kuri social media. Oya. Kandi Jessica umugabo yamubwiye akavuga ati courage baga. Umugabo wa Jessica nta kintu atwaye. No bakandi batangiye kumubaga nawe ngo ni mugufi. Kwaresha n'inkono y'abatwa. Jessica shaka mwamukulaye umugabo wanjye rega nagajya agendera mu matiku y'ubugore. Ibingibi ni byahise ntago yabigenderaho sheri. Ntabwo bamfite mwandaya mwe ngo muzamubone mwamukulaye. Izina rya Yesu ahubwo ndabavuye. Anyway. Jessica turabyumvishe rero. Hari umuntu ufite ikibazo yongeraho? Navuga gusa nuko Jessica yakwirinda abagore tu nabo bose akabavana mu buzima bwe akababroka agasigarana uriya mugore bafitanye ikibazo cy'uko bagomba gupimisha DNA, abandi bose akabakura mu buzima bwe pe. Nicyo kintu namubwira. Nuko bamubroka nyine nawe akababroka. Gute nyine? Ko wumva ngo bakoze agatsiko ko kujya kumufungisha. Ubwo urumva ko bari gushaka ibintu bigize icyaha. Kandi burya umuntu wagushatse ntagakubura. Ubwo rero ndumva njyewe ikibazo kiri ahangaha yababroka noneho agasigarana tu uriya ufite umugabo nyine bahuje umwana. Arangiza akigumira mu buzima bwe kuko afite n'umu boyfriend bikarangira kimwe ku kindi pe. Bivuga uretse gutyo. Umva Yesu azarwarira abana bafite ubusiranamenya ngo ninde wari warandoze. Urumva bari barandoze maze amezi 2 yose rwaye. Urumva sinamenya ngo ninde wandoze. Rero nta numwe nyenegura nawe kuko sinzi nanone Godfa arizera cyane. Buri wese abonye ahita amwizera ntatekereza kabiri kuko nyine buriya ni umutima uremye. So rero agomba kumenya umuntu icyari cyo bamaze kumwereka. Umunsi ndwarana nahuye na Shani iryo joro nanaso cyane stone abyina ngura boto ya champagne ndi kumwe na Sadi turicara turarya dukoresha inkoko. Shani nawe nabanayira bicaye ku ruhande rwanjye nayira arabizo kuri TikTok ucuruza imyenda. Uwo munsi nibwo nasohotse muri ako kabari kandi kagira umuryango umwe gusa. Bigiyo bijya myutinga. Afite umuryango ufatanye. Rero nagaciyemo saa 5 za mu gitondo nibwo natangiye gufatwa no kuri. Sinamenya ngo ni Shani wandoze, sinamenya ngo ni Congress gusa ngiye kwambuka ngiye Kongo. Ntabwo ndenga icyumweru nagiye mu bapfumu guhiga umuntu wandoze atazananyicira umwana ngomba. Uretse gato ugiye kujya iki ugiye kujya he? None niba Jack itonde Godfa de tonde abarozi bahanga kuma TikTok batumire nabi hanyuma Jack ari kwambuka akajya kwivuriza muri Kongo atari uko mu Rwanda byananira. Ko bivuze tugomba kwambuka tukagenzambuka njyewe. Cyumweru gishira nagiye guhiga umuntu wandoze kandi ndakomeye. Urumva iburozi buri kuvugiza ubu hano hanze ibintu bimeze nabi. Aba bose bari kuza bakavuga ngo baranyanga ejo nimpfa basi nzanapfa umwana wanjye mvuze ati nsizaho umusize ku bwoko bwo kwase ndapfuye gende mfubye bro mu mahoro.
nzanapfe mfite icyo mpfiriye none se ko bitubwira nese kuvuga none se Jessica Jackie ntabwo ari kwivuriza Kongo yibereye i Kigali mwihindura topic wa mugabo nawe ariko yarambutse amahanga ajya kwivuza yaramaze tugaruke ku kibazo cyawe n'abari abagore bagenzi bawe Nengo shani Westone gashirira amenyo urimo uraza kubituratira se wambobo wewe wowe uri kurya ibyo twagusigiye bro imisigarizwa yacu ibaze nawe imyaka ine yose bro ariko rwose ipfunda kuvumye wambobo uri kwandika muri comment ngo shani wandi ni shani Westone ariko njye noneho yitwaga Jestone bro motherfucker kambi kwandikira mu birebe wambobo oya bimubwire uretse gatonya wabonye izina se kana nakiriho no byaranarangiye unabiriye nuko izina ryacu ryitwaga ariko ryitwaga ariko aragutaragenda aramurongora imbere ni Stone ese ibyo byose mwasukana mu Stone waribonye wowe ibyo byaje ujya kwandika ngo shani wawa ibaze ko no mu rukundo rwanyu mu mazina yanyu mwabuze izina ryaba cyaze wala hip urwo rugo nta nubwo ruzakanda kujya babyemeye ubikende gukubara twagiye bamubwira bandushiwe y'umugore ifite uri ikigoryi kabisa mva mugabanye muzagira ute mva n'ubu ndamupfumbase yego ko ahubwo nzagusaza usare depression ndakumusaza njyewe ndakwiyamye ibyo yabishwa mu ngenzi nganawe ngo kubwo byo muzasigira umwana wawe sinzigera nsigana umwana wawe sinzigera muhura nawe sinzigera nkora iki mu gihe ushokorwa unambariza umugabo ngo abo basweranye wowe wasweranye abangahe kandi umugabo ushaka wese uretse gato gabanya ubwo bugambo bwawe nta muntu uzakwemera uvuga umugabo wanjye nabi urumva bicu uretse gato Jessica mbere yo kunyoreza aya magambo uje umbwira urukunyumva hano harimo abana uje umbwira ibi binyoreza dafaka erega wizeraga kabebe cyane umushyigikirana uvuga ko atajya tukana atajya avugana abandi umwendereza nari kukubwira gute ngo abana bigire ku ruhande kandi uri umufana cyane none se ku buryo atumenya bino bintu wamusenzwe dafaka oya babwire bajyana abana ku ruhande babajyanye ku ruhande kabebe se kabebe tukana gutya ego ari wumva iki shyiraho wumve ariko se urunguru rwo ruhinduye shyiraho wumve bose mfite amavideo abanuka uretse nta kibazo reka twumve ndwanira abagabo bose kariya kagabo karesha nk'inkono y'abatwa yesu ntawutishe kagabo wowe narakubwiye ngo tuzabanaho n'itusi n'imbeba Ospe ntabwo ukeneye ntakuzi ntanakwemera mu buzima bwe n'umuryango we n'ukwemera nunakuzi Jospe asamba agomba gusambana n'uwashaka ibyo washaka agomba gusubira uwashaka n'umugabo amplis by'urugurata ntabyo mba nzi njyewe mu buzima ndimo sinahuye nabyo kamera bishime Jesus zavuga kakatwa karesha n'ikumi y'amabyi babana ko kazagira amahoro gatuza depression nta mugabo ufite bamwakowe n'undi mwaka Yesu Kristo bice nkubwire aba umugabo wanjye yaswaye ntabwo bikureba niba bishaka bijye bikurya mu gashino kuko wowe warabibonye byarakubabaje so rero njyewe mu gihe natari nziranye nawe icyo gihe yagomba guswera washaka rero ukaza hano uzasara ngo uvuga we yaswaye ibyo umugabo agomba guswera washaka ubundi ufite icyo kibazo kari akabwa kawe karesha nk'inkono y'abatwa ubundi wafite akagabo nka kari ukava muri iyo depression ufite icyuki cyanjye nka papagaye naco man hari akandi kazi man siko wabyibagiwe ego we nta kintu uzantwara uzavuga urwanga ruzakurenga uwo mugabo uvuga ndamufite naba ndimo
hari inda ikurenze ariko ubwo umuntu agiye akicara kuri YouTube akavuga abagabo bose wasambanye nabo imbobo ingegera wanze kagererwa ngo Jaspi najyame byamaze n'umugabo azaryamana n'uwashaka ntabwo bikureba ushaka bizakurya mu gashi kumva wabicuwe Jaspi reka ye icyabwira ko Jaspi uri guhimba atagukunda kumva nta nubwo uzigeza mu buzima bwe wowe n'isoni wirirwa ujya kwibaraguzwa mu magurupe yose ngo Jaspi yasambanye n'ahandi ese ukeka ko ibyo biba bitubwiye nta kintu biba bitubwiye ahubwo wowe uba udushakiraho views rwose muvandimwe komeza wibonera ubwo bufaranga bw'ubwufu Jessica barakumbomoye Jesus akubwiye ngo aratukana niwe ucotora kanuka ubaze nawe ibaze umuntu twabyariye umugabo umwe ukuntu aza kunuka oya kumbaga nta kibazo mushyigikire nawe nariba kwerirwa avuga ngo ni njyewe mutuka yirwa neza amabukwe akaneza mushiki w'umugabo ngo ni njye umutuka nkabanika uwo ninde uri kuvuga siwe ese Godfather umuntu azanzonga gutyo anuke gutyo anukira umugabo gutyo kandi umugabo babyaranye nta kintu amari umwana wanjye nta minerivare nta kinjye nkicara nkatuza unzonga n'uyu mugore ahubwo sinzi impamvu yivanga mu byanjye n'umugabo wanjye abyimvangamo nkande ko ari we mugore muto ari njye mugore mukuru iyo areka nkahangana n'umugabo njyewe niwe ntandaro ya byose yo gutuma umwana adahura na se niwe ntandaro ya byose yo kwanga ibintu namuzane tujye muri DNA si inshuti yawe ngamuhamagaza aze hano asobanura ibijyanye n'izi fasi nkuko mubaza wa mugore washana muri inshuti yandi mama yake mubwire ikintu kimwe bro waba babita kavukire none ikintu so kumbe ajaza akagwereza viewers akagusaza wowe ntuvugire mu bwihisho ukaza gusubiriza ku karubanda abantu bakakwita umusazi kandi bakubagiye mu gikari agiye mu gikari cyo nicyo nzira Godfather nicyo nzira nta n'umwe basezeranye Jessica azamuka aho bigeze nkeneye ko abantu bazamuka Yesu Kristo so ugaruke gato njye ntabwo namusubiza mpita muboroka oya njye ni ukuri kw'Imana none uwo mwanya nawubona Godfather ntabwo nawubona nimba koko nanjye mbasubiza baze kukumvisha ibyo nabasubije babiguhe nta mwanya nabona bigaruka yabizanye Jessica nibwo cyiza umva Godfather ari kumbaga mbabarira Godfather ikine Jessica zumve wenda aramvugira dore ko inyenzi bakabebera agajya atukana kandi yatuka mwigize abana ku ruhande ubundi yongeraza iki ari kuvuga neza That's great. Nyuma yo kumva ibintu uri kumva warira birarenze man bro aba bana bita abana bo mu biryogo kavukire batararenga mu ntara reka nzamure audience baze bavuge baca impaka ntimwaje no mugatuka Jessica hano mukamugira mubi mukamugira umusazi mushyire muri request muzamuke mushyire muri request muzamuke mubyumvishe mute niko ariko hano haba ikintu bita umuforowazi mw'abantu nongereze ikine Godfather hari n'abandi baje twari turi kumwe abantu batazumvishe mu ngo zikine twazumvishije twumvisha hari depression ya Jessica iwe pe
yararushye ndakubwiye. Warushye ninde? Ni umwana w'umukobwa we Jessica. Yesu we. Yego ye. Bamukorera ihohoterwa bakaza akavugira hanze twe twagira ngo ni umusazi yewe we. Mwabyumvishe? Nzikine. Nongere nzikine. Mutapinge. Ndababwiza ukuri ikintu nzabima ni ikintu cyabateza imbere. Naho aya mateko adafite ikintu yabamarira nzayabaha. Urumva? Baravuga ngo umwana utari wawe umuhata inzoga n'itabi nzabahata amatiko. Muri bakuru niwo muti wa depression nzabavura. Nzabavura depression. Mwebwe mushinga gatebe gusa muze mushitwe hano nzabavura ikintu gitiko. Mnyotenge mic zake. Mnyotenge mic. Nana. Good far. Mnyotenge mic yawe. Myotinge. Okay, mbwira icyo ashaka kumbwira. Nagusubiza. Urinde. Nana. Wahe. Wo mu Rwanda. Turaziranye? Umunyarwandakazi. Turaziranye? Hano. Gute? Kuri TikTok. Reba neza. Neza ni telefone. Nisanga ntakudahita nkuboroka. Makuru kunyamagarishwa. Level 0 uri kumukuru kunyamagarishwa. Jessica, kanisurize Jessica. Kamanzi stalking mada nisanga ntakuzura ufite. Shawaretse nkisurize ndi mwana. Kukuza kwishanura. Namazi. Ndeba kutananyandikiye. Wabibonye? Ibikorwa byaga biritse naza nk'iki kintu ugaje. Nana mu bebe umeze neza. Umeze neza my love. Manoka. Umeze ute wowe? Kabere nkibonye kwivanga cyo kwitse naza. Wasanga n'abakubyara utamuzi. Sense. Kwandikira ngenda kuzi ko rwa mbere nkubonye. Uje kwipangarika muri aya matiku hamwe ngumiyo hasi. Kirase nkizi. Sense. Kivanye muri mudamuda ngaho ngwino ukina aya madona ngiye gukina uramaga nkaho tuziranye umuntu gwamagara gutya nkaho mwararanye yagushira ukayikira amamagarira ripo ane kompushe zikine gakine n'umunyana ntazo ndi bukine. Menyera turazanya kuri TikTok. Ndagufollowinga. Hadi dukomeze. Muziki kibabaje kurusha ibindi. Afite ijwi rimeze kuriya ari umuroko bro ari kuri level 0. Amba. Afite level 0.